n'amategeko niko avuga ariko reka dusubire inyuma amategeko n'ubukuru tubireke babona dufite abagabo mushaka izina mu banyitira ntaza kuza kuba nka wa mu minsi wavuze izina z'intu sigaho udatera ibuye ku karere ntabyo mvuze abagabo bateye inkeke ku buryo umuntu abareba ibikoba bikamukuka ngo hari umugabo ushaka kuba yari yarateye inda uyu mukobwa aramwihakana ibintu ukuntu aramubwira ati iyo nda si yanjye sinshaka no kuyumva ati kuko ukundana na Platina niba ari Platina niba ari inde ati ubwo niwe wayiguteye noneho umuhanzi wacu we kubera ko ari imfura Imana yo mu ijuru kandi mugirire neza ati jya mu bandi akavuga ati ubwo inda ni yanjye ariko muhisha ko hari undi bakekaga umukobwa hanyuma ejo bundi rero ikikubwira ko umugabo azavamo babandi Miss avuga aragaruka ajya yananiwe kurera umwana we aza no gutesha umutwe umurerera urumva uyu muntu atari uwo kwa Miss umurerera nyuma bise neza none se umwana ntiyarerwaga nyine na Platina oya inkuru yanjye ntabwo Samu yarangaye nakumvise jewe reka ntangire Samu ushobora gutuza ukareka erega yica egama neza wo inyamaswa ziri mu mwandiko numvise ari 3 reka ntangire yego iya mbere yego umugabo nk'uwabandi Miss avuga yego yateye induri ya mugore umukobwa aramubwira ati ndatwita turamenye ati kuko ntabwo ari nge turyamana gusa na ntuza mukundana birashoboka oya yaramubwiye ngo ntabwo ari nge wahaye ngenyine umukobwa aravuga ati ubwo rero wowe ubaye babandi Miss avuga Miss Mutesi Jolly kambwira uyu ko hari aba Miss benshi nawe uje gutanga uyu musaza nemeraga atangiye kugirira abazimu mu ndaro urumva arangije abwira uwo muhanzi wundi mugenzi we ati rero ati ndatwita ati hari ikibazo se bakora n'ubukwe barabana hanyuma wa wundi Miss avuga aguma hanze uyu musore n'umugore uyu mugabo arimo ararera umwana utari uwe ariko wazikaruwe arakora ibisanzwe nk'uko umubyeyi wese akora hanyuma wa mugabo kubera ko gukomeza kuba nk'uko Miss yamwise yananiwe kwiyumanganya ngo abigumane aragaruka asanga wa mugabo umurerera umwana barakuyatanga aragaruka amuga ati nyamara nubwo urera uriya mwana n'uwanjye noneho ndabyumvise urabyumvise ajya kumukina ku mubyimba agaruka umukina ku mubyimba iyo warenze ku rwego rwo kurisha ukagera aho urinda niko bigenda ni hamwe nabonye umusore rwose ateruye akana neza icyo nashaka kuvuga ni iki ngewe ubwanjye Sikoviyo uriya mugabo uyu ufite ubana n'umugore we Platina nagenda yicare mu nzu atekereze nka gatatu avugane n'umugore we yumve ko atari we wa mbere bibayeho oya si ikibazo cyo kuwa mbere kuko ntitugiye gukora statistique yumve niba hari ibyo bashobora kumvikanaho we n'umugore we babiganiriye batitaye ku birimo kuvugwa muri media n'ibiri hanze n'ibivuza induru kuko abantu ucyambere uriya muntu n'umusare agomba kumenya ko ziriya mpunda arizo duhorana izabyacitse nasanga bishoboka rwose hari uko bakumvikana umugore amakosa yakoze akayamusabira imbabazi umugabo nawe kutamenya n'ibindi byose bakagira ibyo bavugana agumane n'umugore we n'umwana we hano abanyamategeko bagiye kumanuka itegeko rivuga ko umwana wavukiye mu rugo ari uwa nyir'urugo ariko umwana biologically se niba yamenyekana ntago wakuraho noneho ise niba yamenyekanye rero akaba ashaka umwana we arajya mu rukiko abirege none umucamanza namara kubyemeza bashingiye ku bimenyetso by'ubuhanga babonye uyu muhanzi amanukane fagitire ikoze kwa Uziyeri muri finance amanukana umuntu amubarire kuko urumva no gutereta umugore w'umwana akaguma mu nda ataguye uzi kumwemeza buri urumva arahera ku minsi 1000 nicyo ndimo nkubarira amubwira ati umugore namukozaga imbuto ngo umwana atekane kubite fagitire EBM yego bamubarire
bigere ku munsi wa nyuma umucamanza yemeza fagitire bayimukoza ayashyire kuri veriso umwana narenza imyaka 7 bazamumuhe kuko nibwo ashobora gutandukana na nyina. Hari n'ibindi byitwa psychological compensation. Ibyo byo nabyo ngo bigira fagitire karundura. Hanyuma uyu muhanzi arakomeza kubana n'iki giforeze cy'uwo mugabo kimucukura mu bwonko gutyo. Jewe nicyo ndimo nkubwira ngo ikiri mu mutandukanye n'uriya mugabo Miss yavuze. Nuko hari bigana ashobora kugirana n'umugore we. Yakumva hari icyo bahurizaho. Bakumvikanaho. Bakaguma bakabana kuko usibye n'uwo mwana havuka abandi benshi sibyo? Kandi gusenya urugo mu by'ukuri kubera uburakari bw'umuntu nk'uwo nguwo utafite indangagaciro zo kuba yarananiwe kubanza kwemera umwana we. Ntacyo wamumurushije. Yabona hari umumurerera akabona kuza gutera induru. Ntacyo waba umurushije. Ariko nanone ntabwo turimo gusunikira uyu mugabo ngo agumane n'umugore n'uwo mwana niba birimo kumukomeretsa ku rwego atabasha kujera. Babanze bumvikane banafata igihe baruhuke babitekerezeho 2-3 atekereza tusibye kuba uyu mwana yazanye atari uwanjye. Hari ikindi kintu nenga umugore wanjye. Ese koko nawe yicara avuga ati abakobwa twaryamanye iyo mba nanjye nsama mba narabyaye bangahe. Nyine batekereze imitima yabo imaze gutuza bafata icyemezo ubwabo ariko babanze induru n'ibirumbeti bivuga. Bishyiremo rwose ko ari nk'amashyi y'abafana kwa kundi iyo yinjiye kuri stage yishyiremo ko nta cyabaye ubundi batekereze bonyine badashingiye kuri pressure y'abari hanze bavuza induru. Uyu mukobwa ubu ntiyakabanje mu kwikiza induru kubanza kureba ahantu abitse no mugabo urimo kumusenyera urugo kumurega kuza kumusenyera urugo. Oya ntacyo amurega kuko niba ibyo avuga se ari ukuri. Oya ni ukuri ariko nanone kuza kubyicara hejuru no kubitesherezaho umutwe abantu ntago. Ibyo ntabwo mbizi ba Maître Gatari n'abandi bamanuke baze batubwira icyo amategeko abivugaho. Ariko nanone sinemera ko mu rwego rwa sociale no kw'amahoro. Ubu umugabo avuga ibyabaye kuba ari muri babandi Miss avuga ntabwo dukwiye kuvuga ngo amufate ajye kumufungisha uko byagenda kose ni se w'uwo mwana. Icyo kiguzi mu myaka tutazi umubare ashobora kuzakishyura ku mwana bavuga ati papa ibyo yavuga ko byari ukuri wamufungishirizaga iki. Ntabwo akwiye kurema ibyago kuri se w'umwana we. Nge niko mbitekereza keretse habaye hari ikindi kintu kirenze icyo. Hanyuma rero twigire ku bya Dubai. Se hari ikibazo sinumvishe ngo niwo mujyi umeze neza abantu bose basohokera ariko nabuze nk'ubu nziyongoza ariko rimwe ngewe uko byakabaye abakata amatike y'indege baze kutubwira. Habaho arere turu ya kwa Dubai se. Ya Dubai ku buryo nshobora nko kugenda nka saa 12 za mu gitondo nkagaruka saa 3 za nijoro. Oya mwarabu yawe yakwakira akagukubitira k'abanyarwanda iriyo ukahita ugaruka ako kanya. Urugomba ntanga ashaka kurara mu mujyi ntazi ngo ejo ntazisanga nabuze inzira ingaru ariko ubu ngubu twahoze twibaza mbere tugitangira gukomoza kuri iyi nkuru ese iminsi iyi dosiye igiye ikurikiranyweho bitewe twebwe tubifatira igihe byatangarijwe iminsi bakoze kuri iri perereza ubugenzacyaha bukoze kuri iri perereza irahagije neza ku buryo bagiye gushyira ubushinjacyaha nabwo bukaregera urukiko n'ejo ntituzabona umucamanza yayo batereye ngo nta bimenyetso bifatika birimo byanga bikunda baraza ku mwaka hari ibimenyetso by'ibanze bashobora kuba bafite ubundi ngewe mpora nabivuga ribu ntiyakabaye ita umuntu muri yombi idafite ibimenyetso by'ibanze kandi bidashidikanywaho noneho wenda nyuma muri ya minsi 5 bamufite bakazana navuga ngo ibyasigaye aho yari ahagaze mu gihe bahamukuye ariko reka turebe gusa iyi nkuru ubwo babaregeye ubushinjacyaha ejo hashize hari kuwa 2 ubwo kadutegereza uko biri kose nko kuwa mbere w'igitaha bazaregerwa nibura ifungwa n'ifungurwa mu rukiko kandi ngomba kuba nicaye imbere pe. Hari ibyaha bari kuregwa ngo bararegwa ibyaha birimo kwihesha ikintu cyundi hakoreshejwe uburiganya ni nka bwa butubuzi bwose twagiye twumva bampora iki baregwa no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite nka bya bindi byose ba David n'abandi bayoborwa za IPRC baregwa
ibi byaha ukurikije uko abandi bagiye babiregwa n'abantu bagiye